Mbaye ikaze nongeye kubasuhuza abakunzi ba FM 24 TV ngira nko maze kwimenyera ubu uri kumwe nanjye Victor mu biganiro babigiye bitandukanye, ariko uyu munsi ndagira ngo ngaruke kuri bimwe mu dukoryo twagiye tuba mu mipira yabaye muri weekend mbere yuko twinjira muri international break. Navuga ngo mwabonye umukino reka ntangire ku mukino wa Liverpool ndetse na Man City. Mwabonye ukuntu uwitwa Doku yari yazonze akana kitwa Kano Bradley akabasha kuza kuba atsinda ibitego byiza cyane. Abenshi bakavuga ati Doku rwose ushobora kuzakomeza gukora ibi bintu bakazaguhana ibintu byo kuzajya ufata utwana ukaduhohotera. Uyu Kano Bradley murabyibuka ko muri match ya Real yafashe witwa Vinicius Junior, aramufata ku buryo ntigize abona n'uburyo bwo kuba yatera mu izamu n'uburyo bumwe ntigize abubona habe na gatoya. Byatumye rero abantu benshi batangira gutekereza kuri uyu mwana, baravuga ati uyu mwana ni muntu ki ushobora kuba yakomeza kuba akoza abantu isoni cyangwa se akomeza kuza kuba uyu mwana yakinye umupira uteye ubwoba. Yakinye umupira uteye ubwoba, byanatumye rero abenshi bavuga ati Trent Alexander-Arnold rwose nta rugikeneye muri Liverpool, kubera ko iyo uza kuba ugikeneye muri Liverpool ntiwari kuba ukina nk'ibyo uyu mwana akina. Byaje kuza kuba rero bituma witwa Pep Guardiola ku mikino ye igihombe abwira Doku aramuvuga ati byavuga ati ubundi hari abakinnyi ba karite, akaba abakinnyi b'ibitego b'imibare. Ngubu tuvuze nk'uwitwa Fermin Lopez ni umukinnyi ureba izamu gusa. Fermin Lopez umva we n'izamu baba bahanganye, ariko iyo ureba icyo uyu mwana arimo araporopoza witwa Doku ashobora kutajya n'ibitego 10 muri sezo pe, akarangira sezo zose afite ibitego 3, ariko niba umuntu ufata umupira akerimina umwe akerimina babiri ku buryo mumukurikira agakreya espace zo kugira ngo abandi babone ahantu bakinira. Ubonaga ko witwa Ryan Gravenberch yaje kuza kubona ko uyu mwana arimo arahagizwa cyane n'uyu nguyu witwa Doku, aravuga ati reka njye kugafasha akakana pe kanjye kugafasha kuko ndabona ibyako byakomeje kuba bigorana. Hanyuma witwa Doku nyuma yo kugira match nziza, ariko mwabonye ko witwa kapiteni Virgil van Dijk yatsinze igitego nyuma yuko Haaland atsinze igitego cyiza cy'umutwe, nawe yaje kuza kuba yishyura igitego. Baza kuza kuba bacyanga bavuga ko witwa Robertson yaraririye yakingirije Donnarumma kugira ngo abashe kuba atafata uyu mupira. Byatumye rero uyu witwa Virgil van Dijk ndetse na ekipe yose muri rusange ya Liverpool ijya kubaza impamvu iki gitego cyanzwe. Navuga ngo imisifuro yo muri Premier League bisekeje pe, kandi ni subwa mbere uyu nguyu Marco Riva yaba ari kuri VAR bakagira ibitego bya Liverpool, cyane ko uyu nguyu Marco Riva Liverpool irekrama ko uyu Marco Riva atafata uburyo afata muri Liverpool, cyangwa se atabasha kuba atanga impamvu zo kugira ngo bajye bakomeza kuba bamwibazaho ukuntu asifurira ekipe nka Liverpool nabi cyane, ukuntu asifurira imisifure ye iyo ari gusifura Liverpool aba ari imisifure mibi pe. Bigatuma rero abenshi bamwikoma bakavuga ati ntukunda Liverpool, dore ko igihe cyose uri mu kibuga Liverpool iri gukina hagaragara ibibazo. Abenshi bakavuga ati rero iyo haza kuza kuba hatari ikibazo cyuko uyu mugabo yanze igitego cya Liverpool, biba byarabaye ikibazo gikomeye cyane, dore ko Liverpool igitego yari itsinze cyashobora kwigarura mu mukino, ndetse ugasanga n'ikipe ya Man City ntiyabasha kuba yakinjiza nk'ibitego yabashije kuza kuba yinjiza. Wagira nk'umuntu ufana nka Liverpool na Reyo rwose we yarahuritse iyi weekend.
yarahuritse iyi weekend rwose navuga ngo Arsenal nka fanare ariko ibyambaye mu iyi weekend uzo n'ikintu kiri kuvuga kuri Arsenal Arsenal biravugwa ko sibyo bayivumbuye umuvuno wabo wo kudefanda abonye ko Sunderland ni imwe mu ekipe yabashije kumenya ukuntu Arsenal ikina. Sunderland yavumbuye game yacu kabisa yaradukinishije ndetse na ririya nota kuba twari hakuye genda kari chance ni Imana ariko namwe mufite abakinnyi benshi badahari wenda icyo cyo twasa n'abakitwaza kuko dufite abakinnyi benshi badahari arimo ba Victor Yoklesh ariko noneho icyo mubwiye bro Saka wabonye ko yari yagarutse Saka yari yagarutse yanatsinzemo igitego Saka yari yagarutse witwa Trossard naza kuza kubona igitego cya kabiri ariko Mikel Arteta naramubonye ntiyambonye kujya kudefanda Sunderland yiri imbere igitego kimwe ubundi yerekeramo Eze byari kuba bihagije kugira ngo abashe gukomeza kuko ikipe yikwataka nawe urayataka sibyo se yagiye gushyira mu defenseri ubona kashaka kugira ngo arinde byagezweho atahana amanota 3 ariko iminota 15 Arteta yaramunaniye umva ndavuga ati Arteta rwose ndagukarabye Arteta ubundi yakarabye amanota 3 nyuma yuko abonye kiriya gitego akajya kudefanda cyane man uzi kubona kwituba insina ngufi yo ku ikipe ikizamuka mu ciciro cya kabiri ariko bro iriya kipe irakomeye Sunderland nubwo Manchester yayitsinze sha yari yayibishije icyuya nako ririya nota ndakubwiza ukuri 110%. Ari ririya nota rimwe kuri yakura. Yari amahirwe akomeye byatari. Yatumanje igitego. Bacyonye ku munota wa kangahe? Yabanje igitego muza kucyishyura. Sibyo? Ariko bavuga ko uwitwa Granit Xhaka wahoze ari kapiteni wawe kera atarajya muri Bayern Leverkusen. Ewana ngo niwe wagiriye inama abakinnyi yuko bagomba gukina akavuga bakababwira ati mva Arsenal nzi ukuntu ikina Arsenal nzi ukuntu igomba kwitwara n'iki byose ewana witwa rero Granit Xhaka ngo yatanze uburyo bugomba gukina Arsenal kandi Granit Xhaka ngo nekeza ko ubwo buryo yatanze bwarayifashije pe kuko Arsenal kuri ngo mu migambi y'umutoza wa Sunderland ngo yifuzaga ko Granit Xhaka yamubera kapiteni ariko ngo imyitozo bakoze nko mu minsi nk'itatu Granit Xhaka amaze kuhagera cyangwa mu minsi 4 cyangwa mu minsi 5 n'abakinnyi bwabo bahise bisabira ko witwa Granit Xhaka agomba kubabera kapiteni kubera ko ngumva ngo n'umugabo wo muri Deli kandi none ikintu nkundira uriya mugabo uzi ko yagiye muri Bayern Leverkusen ikatitwara igikombe ubu na Sunderland wawe nibabijeje icyuye uzi kiri ku mwanya wa 4 ku mwanya wa 4 ariko wibuke ko muri live yiri ya match ikimara gutsinda kiriya gitego yahise ijya ku mwanya wa 2 ziri mu byibuka ndabyibuka live ku munota wa 70 yari ku mwanya wa 4 Sunderland ubona itazamera nka Leicester cyane ibaze baye nka Leicester ikazamuka gutya ikahita ikubita pa igikombe tayari nakubita ariko Sunderland uburyo nabonye yatakamo defense yawe uburyo nayibonye nuko Sunderland irakomeye pe abantu bateze nayikinisha Sunderland irakomeye ni ikipe mbi cyane irakomeye kumva ko ivuye mu gice ariko noneho tuvuye kuri match Arsenal na Sunderland murabizi ko Arteta we abana gutsindwa ntago ari ibintu bye ariko abenshi bari kuvuga ko iriya match ngo yatanzwe n'umuzamu yasohokaga ajya hehe ko umuntu uza umudefenseri we yashakaga gukiriyaringa iriya ball sibyo uramuzamu yasohokaga ajya wenda reka tubiveho ibyo ngibyo turebe kwa Chelsea buriya reka match zose buriya nubwo tuba tubekera ngo mu Rwanda ngo niho haba n'iki n'ahantu hataba biriya bintu ariko brother yewe sinitaye wenda ngo match go gutya na gutya ariko Sunderland yari ikomeye yabonye ririya noti bikumveka pe uravuga iki kuri Maresca wa Chelsea ngatsindwa ari ukabishaka ngagatsinda ari ukabishaka uya mutwera yo nawe wagira ngo bayabeti ariko sha Chelsea ifite umwana witwa Estevao irani itarento kabisa Estevao yakase umupira awukatira ku witwa wa Pedro urumva ewana akubita umutwe mwiza cyane Pedro ubundi ntago ari nimero 10 ariko ahantu yasabiye umupira hari mu mwanya wa nimero 10 bakavuga atera uwitwa Estevao imyaka 18 afite arimo aragaragaza umupira uteye ubwoba ubundi hari abana batatu muri championnat y'Ubwongereza bateye ubwoba uyu mwana wa Chelsea
Kore Pama Pama we ni umva niki urumva urabona ko nubwo Chelsea yamubuze urumva akaza mu mumera busa nuko ari kugenda yitwara nabi kubera ko abanze ko nakamaze kuba umuntu w'umupro uyu wa Barcelona. Oya Barcelona ndari tuyivugeho gato wabonye nuza Garnacho uyu mwana wa Arsenal nawe n'umuhanga uwuhese wa Arsenal umwana muto Arsenal ifite yavanye mu academy w'imyaka 15 cyangwa 16 nawe n'umuhanga ariko Garnacho wabonye ko nawe amaze kuba umupro wa danje kuva hagereye muri Chelsea ukuntu ari guterura imipira ngiye gusoza tureka tubane dusoza ukuntu ari guterura imipira ntago ari ko yarasanzwe akina muri Manchester noneho reka twirukanyire tujye muri Barcelona. Wabonye ko nyuma yo gutandukana n'ikigusho witwa Lamine Yamal ameze neza cyane. Uwo niwe nakubwiraga. Ari no gutsinda ibitego ariko ibitego bitatu muri match 3. Lamine Yamal nareka ikintu cyitwa abakobwa cyangwa se uriya musheri kamziti musheri. Uriya musheri noneho ikindi kintu utanazi. Arebe baro gusa. Ikindi kintu utanazi noneho. Uriya musheri noneho ngageze kuri Mbappe. Yabonye Lamine Yamal adahagije. Oh yes. Unuvango. Ariko noneho buriya mbere ko ngaza kwa Lamine Yamal reka se nukoza kantu gato uriya mupeti uriya mukobwa nashobora kuba ajya kuri linye y'umukinyi runaka afite gahunda runaka imutwaye cyane atari urukundo naga ari urukundo urumva uriya mupeti arashaka ko umuziki ugera hano kuri urumva umuziki yo kugera hano kure rero ntago azigera byifashamo akeneye baba star kugira ngo bamufashe kugira ngo umuziki yo ugera hano kure byatari kandi nanumvise ko bimenyekanye cyane ahamenyane na Lamine Yamal cyane ariko buriya ntago ari bwo yaramenyekanye buriya witwa Mastantuano sinziri mu munsi wo muri Real Madrid umunya Argentine kakana bavuga ngo kazasimbura Lionel Messi burango babanje gukundana ngakiri muri Argentine Mastantuano rero ngamaze kumwikuraho ngo nibwo yagiye muri Real kuko akiri muri Argentine ngo kana kari kamurangije rero uwitwa Mastantuano ariko abakinnyi ngo bakunda bara n'abakobwa babaruta cyane sinzi impamvu kuko nka Vinicius akundana ngo n'umuntu w'imyaka 30 imyaka 30 rero uwitwa Lewandowski yaje kuza kuba abonera ibitego bitatu Barcelona hat-trick ya mbere agarutse avuye mu mvune ari na kwitwa Rashford burango yuzuzaga assist ubungu niyo mukinnyi ufite assist nyinshi muri Espagne witwa Xavi ariko uyu mutoza wa Man City nawe yuzuzaga match igihumbi witwa Zabi byanze Zabi kwa ntuza byanze muri Real Madrid kwa Lamine Yamal ho bimeze nabi cyane witwa Xabi Alonso match ya mbere atabasha kubatsinda equipe ya Real Vallecano ngo ni equipe ibagora byatari imwe mu equipe agora equipe ya Real de Madrid ni equipe yitwa Real Vallecano numwaka ushize rwose ngo kumva na equipe ngo ni nimwe iraji wayo ibasha kuba yahatsinda na za Barcelona tuzi Real Vallecano rero ariko harakandi ka equipe kitwa Villarreal kaba Thomas Partey kameze neza byatari kazatesa abantu umutwe mu Rwanda ho ni ibisanzwe ari Hilal ho yakubisejo AS Kigali n'amakuru magenda mbagezaho gace mumbwire mwebwe mujye mumbwira ngo tukeneye ibi buneze mbihere ibiganiro byinshi murabizi ko mbakunda rwose kandi nambifuriza kuba mukomeza kuba munyurwa n'ibiganiro tubagezaho cyane ko murabizi ko umunsi ku munsi ngenda nshakisha cyatuma dukomeza kuba tubana gake munyemere rero mbabwire ko kuba mwarakoze subscribe ni by'agaciro cyane by'umwihariko hari ikiganiro cyabanje hanga ibiganiro biba byabanje mujye mugenda mu birebe byose musubira inyuma mu birebe by'umwihariko mukore na subscribe munabisharinge ubundi dukomeze kwaguka abafana ba Deframe 24 TV wakoze subscribe urashaka kubana natwe ujuza niyo twakoze n'ikiganiro cy'ibitubwira ati ni bibi muvaneho utaho mumbwire ngo bigende gutya sibyo ndashaka ko noneho iriya silver tuyitwara noneho sibyo kandi tuzayitwarana hamwe sibyo naga yintu uzayitwara kuba nayitwara tuzayitwarana hamwe iriya silver turayishaka abasabu ibihumbi 100 turabashaka mukore subscribe muri benshi kandi munamenyekanisha ibiganiro by'umuhungu wanyu ubundi
gahunda ni yayindi no kuzarya gahene 2,000 turenda kubyuzuza nabwe ngo iki cyumweru kigomba kurangira 2,000 tubyujuje sibyo 2,000 turenda kubyuzuza rero mukore subscribe muri benshi ubundi nje namwe ubundi hagashya tayari ciao umuhungu wanyu Victor shaka kunkurikirana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ni Aime Victor Talento ubundi tugakomeza kuba tubana umunsi akomonsi nyemerera nkubwire ngo kuri The Film 24 TV ho nakagaruka ibyiza nakagaruka mukomeze mukore mwege subscribe ibe nyinshi subscribe ubundi gahunda ni yayindi tugakomeza akuba tubana gake TikTokers muze